nigeze ku kera ni umwana hari ni mu cyaro ahantu nigeze ari ukuntu bajya kwinjiza inyana sinzi nimba byumva twaragiraga inka ukwazo n'inyana zikaba ziri ukwazo none iyo uri mutoya mu rugo ni wowe uja kwinjiza inyana kugira ngo zitonse none nakundaga umupira cyane ijya ku mupira inyana zironse none ninya gutaha mu rugo ninya gutaha mu rugo numvaga mukuru wanjye ari bunkubite ndaza amagarara nyuma y'inzu numva ukuntu barimo baramvuga ukuntu bari bararyama mbona kwinjira mu rugo munsi sinari Shalom, shalom ku bantu mwese mudukurikiye, ku bantu mwese mukora The Blessing Show, ku bantu mwese mukunda Tumusiime Juliet. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, muhereye hariho hose, mwumve mugowe neza. Nk'ibisanzwe rero tuzana umutumirwa akatuganiriza byinshi ku buzima bwe, ku buryo abayeho ndetse n'uburyo akoramo ibintu, tukamenya uburyo hari uwo byafasha, hari uwo byakungura, akarushaho kudusangiza. Hanyuma rero nibagiwe kubatumira ndetse no kubabwira yuko ahantu tuba twicaye ari muri Kasakeza. N'ahandi rero nushaka gusohoka muri weekend ahantu hatuje wagana Kasakeza. Kasakeza rero iherereye Kacyiru munsi ya Minagiri ku kapaka 583 ugakomeza imbere utibona kapaka Kasakeza ukinjiramo ukahategerera ukarushaho gusa neza ukarushaho kuryoherwa no muri kumwe. Ukeneye gusohoka muri weekend ahantu hatuje wagana Kasakeza. Imana ibaho umugisha rero, reka twumve umutumirwa wacu. Prosper umeze neza? ndashimira Urakomeye? ndakomeye. Wenda turagutumira ariko ndagira ngo wenda abantu bakuzi ku ndirimbo nyinshi zo kuramya Imana, bakuzi nk'umuramyi cyane nahoze mbona na postinze akantu kawe kuri status yanjye, mbona abantu bama feedback ku mutipe bambaza byinshi kuri wowe, ariko naje gusanga ko muye kukuganiza byinshi kugira ngo nabo bamenye Prosper ni muntu ki, ese amazina bakurishije nk'ababyeyi ni Prosper koko? Turagira ngo tumenye neza dushireho muri make. Murakoze cyane. Amazina uko abivuze nitwa Prosper Nkomezi, Kalonda, Ntambara, Rusanganira. Aho ugeze hose bakwita izina ndavana ngo hayirinde. Ni menshi cyane. Ndi umuririmbyi nsengera mu itorero rya Zion Temple Celebration Center. Prosper Nkomezi mbere y'uko yinjira mu muziki avukira ni umwana wa kangahe mu rugo? Ndagira ngo duhe biography gatoya. Murakoze. Njye navukiye muri Congo, mu rugo turabana 9, ndi wa gatandatu, turi abahungu 7 n'abakobwa 2. Natwe turi 9 bari abageni na Simone. Kuririmba ubikura kuninde music wayinjiyemo ute? Kuramya Imana byaje gute? Wabitangiye ute? Navuga ko ari impano y'Imana, nta muntu nabikuyeho uretse ko abanko muri famille baririmba barabahimbyi. Badawe na papa ntaga arigirijwe ryo kuririmba, ariko yandikiraga abaririmbyi indirimbo. Nkura nkunda indirimbo kuzumva, ndatoranya ngo sekira cyangwa gospel, ku buryo nigeze gukora bafure y'ijerekani ndayitobora, noneho mfata akaradiyo nkajya ncomekamo kugira ngo bivuge base cyane. Abantu bakaza mu rugo kureba muri gucuranga iyo muziki, abantu nama bafure yari ahari kubera ukuntu nakundaga music, ariko nta na rimwe nigeze numvisa ko nshobora kuzaririmba. Byaje kuza amaze kuba mukuru muri 2013 na 4. Anje kwiga nari ndangije segonderi 2014. Segonderi ntabwo wigeze urimba ko buriya segonderi igira umutuntu two kugaragaza impano? Natangiraga gucuranga piano, narayikundaga cyane 2014. Noneho umwanka ajya kumbwira ngo none se uzi kuririmba? Hari mu rugo hari ku gishushu, noneho acuranze araririmba nkora backup. Mumbekinze aratungurwa cyane arambwira none se uzi kuririmba? Ambwira ati wapi ndagerageje gusa. Ejo uzaze muri korali. Uzaze muri korali ngutoze hamwe n'abandi. Nakundaga piano cyane, nashaka umuprofita nyine ngo anyigishe. Nuko byatangiye ntangira ncuranga, nza kuririmba noneho muri uwo mwaka nyine 2014. Ndabikunda ku buryo amasaha yo kurya yarageraga, nje nta kintu byaga bimbwiye, ndi kuri piano numva natwawe.
ndabikunda cyane nkakora indirimbo nkayihimba nkayikomara n'iz'abana ariko icyo gihe nta muntu wari unzi n'umwe nkayikomara n'izindi z'abandi bakora nkumva ntago zi nta hantu bitandukaniye cyane ariko nkavuga ati ubuse nanjye nzayiririmba ninde uzamenya ko iyi ndirimbo ariko mba ni nziza icyo gihe hari ministry nabagamo ikoraga igikondo nkigisha bwaca ngakora indi nkayibigisha nuko ndakomeza urwo rugendo kugeza muri 2017 aba aribwo noneho mfata umwanzuro icyo gihe nari ngize inspiration y'indirimbo yitwa Sinzahwema bakunda kwitamamara hari n'abayitira amatimu cyane kubera bakomeje kwikoresha aba aribwo ninjira muri career solo aba aribwo ntangira noneho muziki nabwo nayikoze numva ntari ready kuba natangira career solo icyo gihe ariko maze kuyikora mbone feedback z'abantu ndavuga ati ubuse mfite ngenda mbure mumereza ya kabiri nanone feedback ariko still ntaraba ready naje kuba ready igihe nakoze indirimbo yitwa ibasha gukora numva koko ari umuhamagaro w'Imana ngomba gukorera Imana icyo gihe kugeza uyu munsi nta muntu ninde muntu mu buzima bwawe ukinjiramo sibyo muri gospel ninde muntu wavuze ati wagufasha kuba akavuga ati nge ndabona ushoboye ngwino watangiye muri church natangiye muri church hari muri ADPR wari mu ADPR uza kwivamo gute rero hari muri ADPR hano bita mu Rukiri nibwo naririmbye bwa mbere icyo gihe haba umunezero ukomeye abantu barahanura nyine ubona ari byiza abantu ubona babyakiriye neza bwa ni umuhamagaro w'Imana hanyuma nza kwimukira ahantu icyo gihe navuye muri ADPR na ngombwa ko njya muri za tempo aba aribwo nkomeza mu rugo nta ADPR nabo uwo anko n'umu ADPR uwo wanjyanyemo niwe wanyinspire niwe wamfasha akaboko niwe wambwiye uzi kuririmba urashoboye you can do it ndabitangira nanamushimira cyane arabikwiye numve ko mushimiye yitwa Juste niwe wamfasha akaboko ntangiye rero indirimbo ya mbere nagiye mpura n'abantu benshi baba artiste abo twagiye tuganira barimo Gentil barimo Dudu n'abantu benshi twagiye tuganira bantera imbaraga kugeza uyu munsi twabaye inshuti nabo bose kubera ko tuvoma ku isoko imwe iyo ugiye gukora indirimbo kuri wowe nka Prosper Nkomezi umuntu uzwi indirimbo nziza cyane bibaza abantu kwibaza cyane se Prosper yagiye gukora indirimbo akurikiza iki ayikora ati izite mu yandi magambo kuko namye ndeba indirimbo zawe mbona kenshi uri kuvuga ku mashimwe uri kuvuga ku bwiza bw'Imana uri kuvuga uburyo Imana ihambaye ubundi hari igihe umuntu arikora indirimbo ugasanga ubuzima bwe bwose wenda nta marira n'ibibazo wenda bitewe n'ibyo hari igihe mukora indirimbo bitewe n'ubuzima arimo wowe ubikora ukurikije iki mu by'ukuri njya kubwira abantu ngo ndi gikoresha Imana inyuzamo ubutumwa bwayo gusa kugira ngo blessing abantu ari igihe nk'Imana impa message ivuga ku ihumure mu by'ukuri ntago ari uko ari njye uburushe ntago ari uko ari njye uba aranyuze mu bihe bikomeye ahubwo ni message Imana impa surtout iyo ndi mu bihe byiza ndi muri presence y'Imana swata ndi gusenga cyangwa nagiye muri concert ahantu bakaririmba ngafashwa ndashaka kugira inspiration ako kanya ngaba nasohoka ngafata telefone nka recordinga reka nkaza kubikora nyuma ndashaka kuba turi gusenga turi muri church nanezerwa ngo inspiration ikamanuka ndabasiga gato ukajya kuri recordinga muri telefone kugira ngo nabyibagire noneho nkabikomereza iyo bije gutyo kuri njye indirimbo iba yarangiye deja mfite subject y'indirimbo na melody birazana noneho nka developer ya melody ngahuza amagambo igitero kiraza kimeze gutya chorus iraza imeze gutya bridge iraza imeze gutya indirimbo iba yarangiye kuri njye nagoze kubana nyinshi nibyo byiza hari genzi recordinga zimwe umwaka ukaba washira naza kuyumva hashize icyo gihe nkavuga indirimbo nayikoze ryari none akaba ari cyo gihe nyisohora icyo gihe bikunda kubaho kenshi ariko ahanini niho inspiration zituruka ngasanga Imana yamaye message yo ari nk'indirimbo yitwa Urarinzwe yari nka story y'umuntu niho nari muri practice numva amagambo nyine yavuga ngo igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba n'inyuma nkabona nta nzira numva ijwi ry'ihumure rimpamagara ngo komera shikama ntacu uzaba ndi kumwe mu by'ukuri ntago nari ndanyura mu bihe bikomeye ariko nyuma nibwo naje kwitahura
nibwo naje kumva message Imana yashaka gutanga mu bantu. Umuntu nayisora akambwira ngo iyi ndirimbo ninjye bavugaga, iyi ndirimbo ni iyanjye. Ahanini ni inspiration ziza zashobora kuza ndi muri church cyangwa ndi gusenga, ahanini niko bigenda cyangwa tukaganira, wambwira nk'ubuhamya bw'ubuzima bwawe nkaba nakuramo indirimbo. Aha, wow. Ngize akabazo ko kubaza ko nimba ubundi iyo umuntu akijijwe agakizwa, hari ibyo aba yarabaye mu muryango murakijijwe, ese gukora gospel kuki ariyo wahisemo? Uririmba neza, ibyangombwa byose urabizi, kandi nawe Secular yari bukubere, no? Ndashaka kumenya no kubera sije nawe bitabera, si byose urenge mvuga ni abahanzi bose bo muri gospel bafashwa bashira muri Secular. Nyeka ko bakamamara cyane kurusha n'abarimo, ngira ngo kubera ko bazi kuririmba cyane, bazi ibyo bakora. So ndagira ngo umbwire kuri wo kuki wahisemo gospel. Wari usanzwe wanyamukijijwe kugira ngo ugende muri gospel, byeze gute? Navugiye umuryango ukijijwe. Papa yari pasteur, navutse nsanga ari pasteur. Nkura mbona aba banko nakubwiye baririmba indirimbo. Nta buryo ntaho nari guhurira na Secular. Ariko hari inshuti zanjye nari mfite zidakijijwe ariko zitari nyinshi. So nkurira muri kwa kundi umwana avuka umubyeyi akamutoza inzira agomba kugendera. Wowe mwana mwiza urubahiriza. Mu rugo mwacu mwa papa twese turakijijwe. Niyo mpamvu kuko hari igihe usanga kenshi hari igihe umwe waba bakijwe ariko yakura akajya muri Secular ugasanga birivanze, ariko we bibaho agahinduka agafata decision ye, ariko wowe nukubera ku muryango ukijijwe. Ntegeza n'impamvu nini itatuma njya muri Secular nuko wenda njyamo natari impano navuka. Ntabwo byanakubera buriya nakubeshaga. Sinabishobora. Ntabwo byakubera rwose. Ni umuhamagaro, numvise ko ari umuhamagaro neza 2014. Nubwo numvise nshobora kuko mbere nararimbaga umuntu akanseka. Deka. Nigeze kuririmba rimwe ari mushiki wanjye numvaga abishoboye cyane. Aranseka nkaterera nko muri tenor nkarangiriza muri alto. Nazi ibyo ndi gukora cyangwa ngahera nko muri do nkarangiriza nko muri solo. Urubineri birimo. Ariko naje kumenya neza ko ari calling y'Imana. Kandi Imana iguhaye impano ugomba kwikoresha mu nzu yayo mu rusengero. Sure. Ni iyihe mbogamizi wahuye nayo mu rugendo watangiye mu gutangira kurimba kwawe muri gospel mu kuramya Imana? Hari imbogamizi wagiye uhura nazo wenda n'abadukurikiye afite iyo mpano yo kuba yaririmba no kugira gutya akagira ubwoba agatinya muri we, akigira gutinya ati nshobora gura gutya na gutya, akamenya ni iki kintu cyakugonze cyane wagiye uhurira nacyo? Icyo navuga, nagize umugisha wo gukora indirimbo ya mbere abantu barayikunda. Ndanabishimira Imana cyane, ntago cyambereye imbogamizi, ahubwo cyabaye imbogamizi ni ugushaka gukora ikintu kiri ku rwego rwiza Imana yakiguhaye ariko ukabura bwa bushobozi bwo kugikora. Niyo yabaye challenge ikomeye. Ufite na muri album yanjye ya mbere nta mashusho mfite, suko ntari gushobora kuyakora wenda, ariko numvaga uburyo nshaka kuyakora atari ko bigoye icyo gihe kugira ngo mbone uko nabikora. Ariko still ubutumwa bwaragiye. Ubu nyine urabona ko nagarutse gukora wese ya kabisa, urimo neza prestation. Buri kwezi ndabaha video kabisa. Hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo Prosper agiye kumera nka Israel nta mashusho aduha, none nawe ugiye gukora audio gusa, ariko video zirimo ziraza vuba cyane. Hanyuma kuri wowe ubona ari iki muri industry ya gospel, maze kubona muri ministry ya gospel, ubona ari iki kintu ushobora kuvuga ukavuga ati iki gihindutse byagenda uke? Kuko iyo urebye hanze mu bindi bihugu usanga gospel yarafashe indi ntera. Ese mu Rwanda uyibona ihagaze ku iyihe level? Aho gospel nibona muri iki gihe mu Rwanda, mu by'ukuri urebye mbere ukareba n'ubu nyine hari intambwe gospel imaze gutera. Hari ubirebera mu bitaramo, urebera mu ndirimbo, abartiste bari kuza ari benshi cyane, hari impano nsha zirimo ziragaragara, harimo n'ubufatanye nubwo butaragera ku kigero cyiza, ariko byibuze urabona byibuze abantu bashigikirana, ntago ari nka mbere. Ariko byaba byiza kurushaho habayeho kongera gushigikirana, kumva ko ari mwene so, indirimbo nziza yasohoye nawe ari iyawe, byoroshe kuba wayisangiza abandi bantu kugira ngo bayumve, tugashigikirana tugafatana amaboko kugira ngo
dukomeze twamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana n'aba bandi badakijijwe bubashe kubageraho nibabona dufatanyije bakabona turashigikirana bizabatera kuza kureba ikiri kubidutera ariko aho igeze muri iki gihe njye mbona hari igeze ahantu hashimishije hararyoshe gusa ntituragera turashaka akazi kenshi ntabwo mwapiganwa n'abandi bo hanze urebye nka hanze bamaze kudusiga ikindi navuga nuko twaha agaciro umurimo w'Imana turi gukora tubifate nk'inshingano nk'akazi k'Imana bose ni Yesu ni Imana kandi ntagahemba nabi ahemba neza tubishiremo imbaraga tubishiremo umwete tubishiremo amafaranga kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza kandi ukora ibintu biri ku rwego rwiza urakoze cyane hanyuma Prosper tubwire kuri wowe ugitangira kumenyekana sibyo ukamenyekana uzwi urabona iyo umuntu azwi nk'umusitari azwi kuririmbaho mu mashusho cyane bikagenda gutya na gutya ese byigeze bikubangamira byigeze bikubaho guca ahantu bakavuza induru cyangwa bakagira gute ukumva birakujene hari ukuntu nawe ari umusitari wacana ukavuga ati karabaye byigeze bikubaho nicyo kintu gisigaye kingora nabwo byaje ari uko nakoze video ubundi udafite video witambukira ahantu ugasanga ari gucuranga n'indirimbo yawe ntibamenye ko ari wowe exactly uri wowe bibereye mu mahoro uba ufite amahoro ariko biragorana winjira nk'ahantu wenda mugiye kuganira nk'umuntu ukabona nk'umuntu wari kuri tekinike ahisa akubitamo nk'indirimbo yawe kubera kubonye cyangwa ejo ugura nk'akantu muri alimentation akavuga ko mbona usa na Prosper mu nguririmba none usirina ni uriwe cyangwa ntago uriwe ambwira ati ni umuvandimwe nyine nkambwira mu rwenya ariko nkaza kumwishurira ariko nyine icyo gihe biragorana ugenda utabaye wowe ntago wisanzura nicyo kintu nabonye kigoyemo ariko akundi byeze bikubaho ukihisha se cyangwa kuko akenshi hari igihe ubona bijenana ukabona umuntu ntwari umusitari agiye yihishe wenda bimuteye kwambara ukundi kuntu bimuteye guca ahantu yihishe kugira ngo batambona bya kujenya ukuntu ntago binjena cyane ahubwo nyine hari igihe ugenda ugasanga umuntu ari yahindukiye arimo arakwitegereza umuzi cyangwa aramusuhuza wicara ahantu ukabona nyine wateje nk'umutekano mukeya ariko nakundi ariko bagiye babyakira sempre amasaha y'ijoro nyine bayagabanyije tukaza tugenda nijoro urabaza ngo wazajya uhindura isura ukajya kugaragara ntabwo byoroshye kwihisha si ngombwa cyane ntabwo ari ngombwa cyane ariko bituma utaba wowe utaba wowe hari n'ibyo utakora noneho uri free mu bandi biragora okay tugaruke ku buzima busanzwe wenda music tureka ko nyuma utubwira ku ndirimbo yawe nshyashya wakoze nziza cyane abantu rwose mudukurikiye mujye kuri YouTube muyirebe akoresha ni Prosper Nkomezi ikoresha kabisa hanyuma kuri wowe tubwire ntakaye kantu mu buzima bwawe kigeze kakubaho kagakoryo tugiye mu tuntu n'utundi ntakaye gakoryo wakoze mu buzima bwawe uvuga ati aka ntabwo nzakibagirwa nigeze ku kera nkiri umwana hari mu cyaro ahantu nigeze ari ukuntu bajya kwinjiza inyana sinzi nimba byumva twaragiraga inkukwazo n'inyana zikaba ziri ukwazo none iyo uri mutoya mu rugo niwe uja kwinjiza inyana kugira ngo zitonze none nakundaga umupira cyane njya ku mupira inyana zironze none ninya gutaha mu rugo numvaga mukuru wanjye ari bunkubite ndaza amagarara nyuma y'inzu numva ukuntu barimo baramvugaho ukuntu bari bararyama mbona kwinjira mu rugo munsi sinari baryamye utaraza nari mari ku muryango batazi ko naje nahunze nyine ucunze baryamye nawe urinjira iyo byafashe undi munsi agira imbabazi akari umujinya uba washize muri segonderi ntakaye kantu kakubayeho muri segonderi wize muri interne oya wize utaha ntago kari kuza ntago kari gukurura nta defo wigeze ukora muri guce gituri ari utuje ari usanzwe n'umwana mwiza Prosper akunda iki mu buzima busanzwe yanga iki nkunda kubona abantu bishimye nkunda kubona abantu bari sociable nkunda kubona abantu nyine b'inyangamugayo
umuntu w'imfura utabesha nyine A ni A B ni B ya biba byiza ngakunda nyine no kumva music Wow. umwanya munini ni mufata ari cyo kintu ndi gukora. Okay, wangiki uvuga ati iki kintu umuntu akinkoreye nababara birenze kumbeshera kambeshera ikintu nakoze agubeshyira kandi akabihagararaho akabikwiza isi yose irambabaza kabisa irakubabaza. Okay, hanyuma Prosper hari wenda indirimbo wakoze ndagira ngo itubwireho yitwa gute, ese umuntu akeneye kuyireba yajya hehe, itubwireho. Indirimbo yitwa wanyujuje indirimbo, umuntu ushaka kwibona ashobora kusanga kuri YouTube channel yanjye ndetse no kandi ma platform iriho. Irimo message yo kwibutsa abantu gushima. Numvise ari ishimwe. Akenshi turasaba Imana ikaduha tukibagirwa ko ari yaduhaye, ariko nabibusaga gushima no kutibagirwa imirimo Imana ikora ku buzima bwacu. Wow, urakoze cyane. Hanyuma agira ngo utubwire hari segment tujya dukora hano, ukaririmba indirimbo 5, sibyo? Urumva indirimbo 5 mu minota itarenze 2 cyangwa 3. Uririmba chorus gusa ukajya kuyindi ariko 5 zibi zawe cyangwa zitari zawe, sibyo? So ubwo urahitamo indirimbo uri buririmbe 5 kandi zimakinga shoka abantu bazumvisha mu minota 2 ndabishobora cyangwa 3 hagati 2 n'3. Nzayivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayiririmba, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, naho imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka, singitinya umubisha yaratsinze, Yesu yankuyeho ibyaha, undumwa nawe, ntacyo uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe mu bihe bikomeye, ndi mu ruhande rwawe, ntacyo uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe, ntacyo uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe. Uririmbye nyuri kumbere iyo nyone nyagusabye 5 zere 5. Humura wowe urushe uremerewe birarangiye, witinya ibikugose, iyakuremye irabishoboye. Wow, Imana igumugisha cyane. Unaniwe ino. Hanyuma wenda tugana ku musoza kabazo kanyuma kamwe. Prosper Nkomezi nk'umusore uramye Imana, wifuza kuzabana n'umukobwa ufite izihe character 3 cyangwa 4? Uba wumva wifuza kuvuga ati nifuza kuzambera umufasha n'ibyo. Umukobwa mwiza utagira amahane, umukobwa utuje kabisa, utavuga cyane, ukijijwe, akunda Imana kandi akunda n'abantu, afite umutima mwiza. Abakobwa bagira imitima bagutera ubwoba, bantera ubwoba cyane. Okay, Imana ibamugisha cyane. Wari Prosper Nkomezi, birenze kuri ibyo ngibyo, mukomeze kunezerwa. Prosper, hari ikibazo wambaza mbere yuko ngenda no nguha uburenganzira bwo kumbaza nanjye?
ubu munyamakuru uzakora ubukwe ryari abase uzabukora ryari yambye ngo ngubaze none nawe uri kumva nzabukora ryari igihe Imana izashakira igihe izabona ko gikwiriye nibona ko n'ejo byakwira uzabona bubaye nubona ko n'umwaka utabikwiriye nuko igihe Imana izashakira bizaba sawa merci nakindi okay murakoze cyane God bless you